ndi umubyeyi urerera ahangaha muri Morning Star. Icyo nabonye hano rwose maze kuhazana abana ni iri shuri rifite ikintu cyitwa gukoresha ururimi. Umurage uruta iyindi ni uburezi bufite ireme. Nzi ishuri rimwe rukumbi ushobora gutwaramwo abana bawe bagasoza bavuga indimi nk'abavukiye Burayi. Iri ni ishuri rya Morning Star School. Akarusho kandi nuko bigisha abana ibijyanye na siporo utasanga ahandi nta kiguzi bisabye. Umwana wize muri Morning Star School ntashobora kwicwa n'inzara. Batanga amasomo ku byiciro byose by'amashuri abanza. Morning Star School is a good school because teachers teach well. They first explain us after understanding. Now you can. By'umwihariko ku babyeyi batuye mu mujyi wa Kigali babatekerejeho cyane. Bafite ibinyabiziga bizenguruka mu turere twose tw'umujyi wa Kigali. Ibijyanye no kwishyura minerivare mu kigo cya Morning Star School nabyo biroroshye cyane, dore yuko ubushobozi waba ufite ubwo aribwo bwose Morning Star School barakorohereza ku buryo umwana wawe ashobora kwiga. Morning Star School iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi, ahazwi nko ku Ruyenzi, mu metero nkeya cyane uvuye ku muhanda wa kaburimbo hafi y'urusengero rwa ADPR. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri telefoni zikurikira. Ejo heza h'abana bacu ni Morning Star School.